W yo mu Bubiligi niyo makipe. Hanyuma Java Innovatech ihagarariye u Rwanda ni Pro Team, ikaba ni Continental Team, ikaba iri ku mwanya wa gatanu nguko uko bimeze. Hanyuma Team Rwanda rero mukaya twarimo tureba muko muri no ku mashusho. Iyi Team Rwanda nababwira ko igizwe n'abakinnyi barimo ni Munyaneza. Uyu Munyaneza akaba rero yaratsinze Tour du Senegal ya 2019 muri mu bakinnyi bagize Team Rwanda. Kazamo Moza Eric uyu nguyu yabaye wa 14 kuri General Classification ya Tour du Rwanda ya 2022-2023. Hanyuma ikaba igizwe na Manizabayo Eric uyu nguyu akaba yarabaye wa 9 kuri General Classification ya Tour du Rwanda ya 2022. Akazamo Niyo Nkuru uyu akaba yaregukanye stage muri Grand Prix Chantal Biya ya 2023. Tingini yasiganwa rizenguruka igihugu cya Cameroon. Akazamo Masengesho Venker uyu nguyu yabaye wa 12 kuri General Classification ya Tour du Cameroon yabaye muri 2023. Navuga ko Team Rwanda ni ikipe igizwe cyane cyane n'abakinnyi bakiri bato y'akashema bari no gutegurirwa cyane cyane 2025. Ya nibyo no gutegurirwa 2023 ko hasigaye umwaka umwe gusa kugira ngo championnat isibe izaba mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa 8. Ngiye ikipe y'u Rwanda rero ikaba ariyo kugeza ubu ngubu irimo abasore waramaze kuvuga. Ngiye navuga ko ni ikipe ifite experience, ahubwo ni experience bafite itandukanye n'ikipe, kuko niba ni ukaza nka Munyaneza Didier yari mu ikipe mbere ko mvuga mu ikipe reka mbanze mvuge hano kuri ino ikipe ya Astana yashinzwe n'umugabo witwa umunya Kazakhstan yitwa Alexander Vonikolov niyo mu Kazakh, uretse ko muri minsi hari mu Kazakh ukomeye cyane mu mukino w'amagare witwa nyuma yaho rero ni waje kuguruka ashinga ikipe ya Astana. Witwa Astana Football twajya tubona kera muri ikina muri abari gukina rero harimo umwana we witwa Alexander Vinokolov nawe uri gukina. Ubundi yakagombye kuba ino kipe irimo Enoch Emraban, ariko Enoch Emraban mu minsi yashize bari mu ikipe mu irushanwa ryibera muri Saudi Arabia yitwa Tour Al ari uwa kabiri yakoze impanuka muri kilometero enye za nyuma bituma agira imvune igomba gutuma amara hanze y'ikibuga y'urutugu ibyumweru 3. So ntiyashoboye kuza kwe hano nk'umunyafurika wese kuza mu rugo gukina byari byiza kugeza rero ubona ko ikipe ya Kazakhstan isizwe amasegonda 4 yonyine. Ikaba rero yamaze kugera hano izamuka imanura Team Poti Kometa mu Faransa. Ikipe ya Astana ifata umwanya wa kabiri. Ibyo biracyari ibihe by'agateganyo, ariko ubona ko amakipe yose arimo araza ariko gushimashima ngo amanure Eritrea byanze, ubona ko bishoboka kuza kuranya. Nuvuga ngo dusigaje kuza kureba gusa niba Sudari Quick Step ariyo kipe ishobora kuba yakora ibitanze yo gukuraho bino bihe by'ikipe ya Eritrea yamaze gushyiraho. Kuri Team Rwanda ngira ngo warujya kwigaruka gatuvuga ku kirwana experience n'itandukaniro rya Team Rwanda n'izeruka gukina. Ya navuga kuri experience, kuko muri experience Munyaneza Didier yari mu ikipe yatwaye Tour du Rwanda 2018 yari mu ikipe arimo ya Mugisha Samuel. Experience mvuga rero ni experience ya Didier, ni experience ya Manizabayo, kubera ko aba bose niyo bamaze gukina Tour du Rwanda 7. Abandi basigaye barimo nka Muhoza ndetse na Niyo Nkuru bamaze gukina Tour du Rwanda enye, ariko navuga ko Niyo Nkuru Samuel niwe uheruka gutwara etape ya UCI kugeza ubu yatwaye muri Tour du Cameroon. Experience irahari, isigaye no kureba ukuntu bayikoresha. Ari umuntu mbona ubajije ngo ntabwo yasobanukiye cya kintu cy'amapine twavugaga. Nabwira ko amapine iyo iri apine bari kureba iri pine murimo bona hari agaterima amareyo, nuko nyine bitewe nuko ari kwirukanka uhita ubona asa nk'amafunze. Umuyaga iyo uri gukubitamo hariya, umuyaga ukubita ku mareyo, amareyo akasa nk'aho ufata, kubera ko umuyaga ubusa nk'aho ugenda nuko uhita uhinduka ikintu kimeze nk'amazi, amareyo akawufata. Ariko iyo ari kiriya kintu kindi bari kubona kimeze nka plastike, umuyaga ikubise witugwa, nuko ngo uhita ufata amazi uyamene ku rukuta. None uhita bitandukanye nuko wafata nka reka mbyite ufata nk'ishuka, ubona ko ishuka bisa ari niro umeneho amazi afata mu ishuka. Bivuze ngo abantu bafite amagare ari gukoreshwa gutya birashoka, ariko wakibaza ngo ninde kuki bamwe bahisemo amagare ameze nk'iri ngiri abandi bakoresha amagare ameze nka kuriya. Ni ukuvuga ngo kubera yuko dufitemo kuzamuka ahantu habiri, harimo kuzamuka kuva ku kiraro cya Kicukiro centre kugera hariya hejuru bari gukatira, kandi ariya magare kubera ko aba afite kiriya kintu araremera. Ngiyo rero ekipe ya Chris Froome akaba ari mu babashije gusoza mbonye arimo mu bakinnyi batatajemo ntabwo mubonye mu bakinnyi batatu bageza no. So rero nigenda sobanuraga nukuvuga ngo ahangaha kubera ko iriya gare rifite kiriya kintu mu by'ukuri ntabwo rigenda cyane,
iyo ugeze ahazamuka kuko akorera riremereye uko igare riremera niko ritazamuka. Aha rero igisobanuro cyabyo ni ukuvuga ngo hari amakipe ahisemo kuvuga ngo bitewe n'uko bishoboka yuko harimo ahantu ho kuzamuka reka nkoresha igare ryanjye risanzwe. Ni ukuvuga ngo nimujya kureba contre monte izabera mu Kinigi nta muntu umwe uzakoresha ririya gare kuko akorera gare ntabwo ryazamuka ngo bikunde kuko riba rimeze nka moto, riba riremereye cyane ku buryo kandi uko unyonga buriya mu kuzamuka tubara ikintu kitwa ngo ni fréquence de pédalage. Ni ukuvuga ngo inshuro uzengurutse imashini yawe nibyo bituma byihuta tukava muri grand plateau tukajya muri petit plateau. Aha rero ni ukuvuga ngo mu gihe cyo ufite ririya gare riremereye nibyo urahindura ukajya muri grand plateau n'iki, ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo igare ryawe riremereye cyane. Hanyuma rero umuntu akaba yababwira ko kugeza ubu ngubu rero ekipe y'u Rwanda murabibona no ku mashusho ari mu kirere ikaba igeze rero hariya za Rwandex muri rusange. Chris Froome agiye kwambara mayo jaune. Niko bimeze kuko bamaze gukoresha ibihe byiza 21 n'amasegonda 8 uwisigaye dutegereje Sudani kureba niba Sudani na Total Energy niba arizo zishobora kuba zakuraho bino bikora ko Israel Premier Tech ikaba ise iyobora ubu ngubu iri kurusha amasegonda 30. Bafite igare ryitwa Factor rya 24 rigura miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni imodoka nziza tubona umunyamujyana yavimviriye umunyamujyi ni ravu ndatekereza umuvandimwe Marika to hano. Hanyuma iyo rero iyo Israel tubabwira ifitemo umukinnyi Chris Froome cyangwa se Simba Wanyika kuko ino Tour du Rwanda 2024 irimo abakinnyi babaje kwitabira Tour de France. Nibyo niko nakandi gashya kuko Chris Froome mu nshuro 10 yitabiriye Tour de France yegukanye inshuro enye. Harimo umusore witwa Julien Simon nawe yitabiriye mwiza cyane. Ni ukuvuga ngo iyi kipe baze kwitondera kuko ni ekipe ishobora gukuraho wa Chris Froome kubera iki ni ukuvuga ngo Pierre Tour ni umuhanga ni umururere mwiza niwe mukinnyi ushobora kuba noneho akiyongeraho uyu musore wundi wari gukina nyine bavugaga Julien Simon baje mu Rwanda kare kugira ngo babone umwanya wo kwitoza. Bakoraga muri uriya muhanda wa Bigogwe ndetse na za niho bakoreraga cyane ukubona ko birasabwa nibura gukoresha nibura iminota munsi ya iminota 21 n'amasegonda nibura nk'arindwi igihe bakaba kwema. So bavugaga rero ko harimo uyu Pierre Tour yatwaye etape ya La Vuelta ya 20 mwaka wa 2016. Icyo gihe ni La Vuelta yaje gutwarwa na Chris Froome. Harimo rero uyu Julien Simon ni umururere mwiza cyane wo kuza kubafasha akiyongeramo rero ndetse na Fabien Dube ni umukinnyi ukomeye cyane mu gukina. Iyi kipe mureba iyi myenda mureba no myenda ya mbere mu mukino w'amagare ihenze kugeza ubu ngubu kubera ko ikinwamo na Kizigenza Tadej Pogacar ari nayo kugeza navuga ngo uyoboye isi mu mukino w'amagare. Aba ngaba rero nabari kurwana kureba ese nagira amahirwe mu ikipe yanjye bakanzamura nkajya gukina mu ikipe ya Tadej Pogacar, ariko noneho bafite umusore mwiza cyane witwa Gary Garvar ariko twari isiganwa rya Toroshaja akaba ari umusprinter mwiza. Uyu Gary Garvar azatwara etape Kayonza. Ebwo iyo ni prediction ya Kayishema. Hanyuma abandi bakinnye gusa Gilles uyu munsi Pierre Tour bwambare mayo jaune nubwo Froome yabaye ayifite. Hanyuma rero nabwira ko witwa Sagab Grimay Tour de France